Reka mbifurize ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Doxa Planet. Uyu mwanya mbazaniye inkuru ishushe bana banjye. Reka mbifurize ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira Doxa Planet. Uyu mwanya mbazaniye inkuru ishushe bana banjye. Iyi nkuru ni inkuru iri guca ibintu. Uyu munsi umuhanzi The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin yongeye kwandika amateka akomeye yo kuba yaciye ibintu muri Uganda. Yagize igitaramo, ngira ngo ni igitaramo yari performance nziza, abantu babonaga ko bashishikaye bavuga bati basubira mu ndirimbo bafatanyije, wabonaga ko ari ibintu byiza cyane. Gusa ikintu cyaje kuba kirenze cyane ni uburyo hazamutse umukobwa w'ikizungerezi, umukobwa mwiza cyane, barabyinana kuri stage, ubona ko ari ibintu byiza, abantu babyishimiye, kandi bigaragaza ko umuziki nyarwanda ufite icyerekezo naho uri kugana. Urabona ko ari umuhanzi ukomeje kwerekana yuko imitima y'abantu benshi yayifatiye ukuri. Ubona ko ari ibintu bigenda byerekana ko byibuza kandi n'umuziki wacu ufite ahantu uri kugenda werekeza. Nta magambo umuntu afite yasobanura uko byari bimeze, gusa byari ubukwe cyangwa se twabyita nk'isabukuru, byari urukundo mu majwi y'injyana. The Ben yifashishije urutonde rw'indirimbo zakunzwe, ashimangira ko umuziki nyarwanda ushobora kwambuka imipaka. Kandi muri makeya, muri iyi minsi urabona ko byibuze umuziki wacu ufite icyerekezo, abahanzi barimo barakora, barashiramo imbaraga. Gusa yaje gushyigikirwa n'abahanzi bagenzi be, harimo Element ya Kevin Kati. Unabona ko ari ibintu nyine hagati y'abahanzi bakuru mu banyarwanda hatangiye kuzamo urukundo, kuko urabona baherutse gukorana collaboration y'indirimbo bita Fomiana. Ubona ko ari indirimbo n'ubundi ikunzwe, ari indirimbo iri trendi hagati ya The Ben, Kevin Kedi na Chris. Ukabona ko ari ibintu nyine biri hagati y'uko bishobora no kuba byakwerekana ko mu myaka iri imbere turabona umuziki wacu ushobora kuba watera imbere. Gusa muri iki gitaramo hari harimo utuntu dushimishije cyane, nk'uwo mukobwa uburyo yaje kuri stage agafasha The Ben kuba baririmbana indirimbo, ukabona ko nyine wagira ngo ni ibintu byari biteguye. Ariko kabisa muntu wanjye, uyu mugabo ni umugabo w'umuhanga. The Ben akomeje kwerekana ko ashoboye, usibye gushobora gusa kandi afite n'imbaraga muri ibi bintu, kandi ubona ko ari umuntu w'umuhanga cyane, ko abantu bose bari bari aho yavuye bemeye. Performance yari performance nziza cyane, yari afite ababyinnyi kandi ubona ko hari abantu bakora ibintu bazi ku myambarire. Tugarutse ku kintu cy'imyambarire, yaciye impaka, ntabwo bisanzwe ko muri iyi minsi, usibye wenda n'igitaramo cyabaye ubushize wabonaga ko ari ibintu byari byiza cyane, ariko ku kintu cy'imyambarire, ku cyangwa outfit, urabona ko ari ibintu birenze cyane. Muri iyi minsi dusigaye twibaza tuzi, mbese tuzabona abahanzi bacu bamaze kugera ku rwego rwo hejuru? Urabona nko muri Tanzania ba Simba bafite uburyo baba bakora ibintu byabo, bakora performance ukabona ni ibintu byiza. Urabona ko natwe umuhanzi The Ben yatangiye kugenda aca impaka, akaba ari ibintu bigaragaza yuko ahazaza h'uyu muziki nibashiramo imbaraga, ari na young generation iri kugenda izamuka ikagenda irebera kuri bakuru babo, bishobora kuzaba ari ibintu byiza cyane kandi bifite n'akazoza. Ntabwo dushobora kubona amagambo bivuze, gusa byari ibintu birenze. Ndagira ngo murabona amashusho yabyo, uburyo ambiance yari imeze ku bafana be, n'ibintu byose muri rusange byari fresh cyane. Gusa kuri wowe udukurikiye, ndagira ngo uyu munsi wa none mbashe kuba nagushimira nkubwira nti kora subscribe, kandi
ukore share na comment kugira ngo inkuru nziza nk'izi ngizi zishobora kuba zagira akamaro, imyidagaduro, inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi bintu entertainment muri rusange bishobora kuba byaza utazacirwa, kandi ndizera neza yuko dushobora kuba twagira dufatanyije muntu wanjye twabigeraho. Urabona ko muri iyi minsi ibintu ni byiza cyane ku myidagaduro yacu mu Rwanda, ni ibintu biri gutera imbere kandi twashimira ku bantu benshi baba babifitemo uruhare cyane nk'aba ba Muyoboke. Urabona ni abantu baba bamuherekeje, afite muri timu y'uyu mugabo, naho urabona ko ari ibintu biba byateguwe. Ku bindi naho ubutaha, reka mbashimire, njye uwumva yari Gigi da Silva, umuhungu wanyu utazabatenguha. Kora subscribe kandi ukora na share. We love you so much. Nishimiye kubana namwe, asante sana, turabakunda cyane.